tugiye kunganira ku impamvu enye gusa zitera umuntu kwihangana. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Nihuse impamvu ya mbere ituma umuntu ashobora kwihangana, impamvu ya mbere ishobora gutuma umukristo ashobora gutwara intwaro yo kwihangana, iya mbere nuko aba afite amakuru. Impamvu ya mbere nuko dufite amakuru. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 2 murongo wa 26 n'umurongo wa 28, ni urugero rwiza aho ngaho dukuramo ku mugabo bita Simiyoni. Simiyoni yari afite amakuru yuko atazigera apfa atarabona umwami Mana, atarabona Kristo Yesu. Mwibutse yuko aya makuru Simiyoni yari afite, nawe ushobora kuba ufite andi makuru atandukanye y'iby'Imana yakubwiye. Imana ishimwe cyane. Simiyoni yari yarahawe amakuru yuko atazigera apfa atarabona Kristo Yesu. Ndagira ngo mubwire ngo umunsi umwe ugeze, Simiyoni iri sezerano, aya makuru yari yarahawe, amakuru yizewe, yaje gusohora ubwo ababyeyi be bazanaga bamujyanye mu rusengero, bajyanye umwana wabo ari we Kristo, bamujyanye mu rusengero kugira ngo bamukorere imihango y'idini. Nibwo Simiyoni yari ari mu rusengero aterura umwana, arangije ashima Imana, aravuga ngo mwami Imana, ndagushimiye yuko mbonye Kristo Yesu, nkubonye. Arangije aravuga ngo wabishaka wanansezerera mwitahira amahoro. Imana ishimwe cyane. Impamvu ya mbere rero ku mukristo agomba kwihangana, impamvu ya mbere nuko dufite amakuru. Urundi rugero rukomeye cyane, uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, abahanuzi b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana, ari abami bose bagiye bimikwa n'Imana. Uhereye no ku bwa sogokuru Aburahamu nta kindi cyatumye asohorezwa amasezerano nuko yari afite intwaro yo kwihangana agategereza. Imana yacu ishimwe cyane. Yari ihanganye. Mwene data, nanjye ndakwifuriza ngo ihangane mu buzima urimo. Waba ucuruza, urasabwa kwihangana. Waba ukiri umushomeri, urasabwa kwihangana. Udafite akazi nyamara warize, ufite diplome nyinshi, ndagira ngo nkubwize ukuri mwene data, twara intwaro yo kwihangana. Niba ufite amakuru yuko Imana yakubwiye yuko izaguha akazi, komeza gusenga Imana, komeza kwizera Imana. Umunsi utazi, Imana izasohoza isezerano ubone wageze mu kazi. Ariko mu gihe utarakabona, ndagusaba ngo utware intwaro yo kwihangana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Impamvu ya kabiri tugiye kuvugaho ni impamvu y'urukundo. Amen. Impamvu ya kabiri ituma twihangana ni urukundo. Imana ishimwe cyane. Udafite umutima w'urukundo, udafite gukunda muri wowe, ntabwo ushobora kwihangana. Mwene data, Imana yacu itugirire neza. Impamvu rero, iyo mpamvu ya kabiri ariyo urukundo, mwene data, igutera kwihangana, ni intwaro ikomeye. Imana ishimwe cyane. Gutunga urukundo, iyo usomye mu Bakorino ba mbere ibice 13, azakubwira ngo urukundo ruruta cyane ibintu byose. Ushobora guhanura, ushobora kwereka, ushobora gukora imirimo n'ibitangaza bihambaye, ngo ariko udafite urukundo ngo byose ni ubusa. Mwene data, ntabwo ushobora kwihanganira umuntu. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Oh, haleluya. Impamvu ya kabiri yari iyo ngiyo, gutunga umutima w'urukundo. Urukundo rutuma wihangana.
niyo umuntu akugiriye nabi, niyo umuntu agukosereje, niyo umuntu aguhemukiye, bibaho. Iyo umukunda uramwihanganira, Imana ikakugirira neza. Impamvu ya gatatu nihuse. Impamvu ya gatatu iravuga kwizera. Amen. Kwizera ni impamvu ikomeye yatuma ushikama cyangwa se utegereza, wihangana. Imana ishimwe cyane. Mwibutse yuko iyo ufite kwizera ugomba kuba ufite no kwihangana. Amen. Reka nguhe urugero. Imana yacu itugire neza. Iyo usomye mu Baheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo ibice 11, igice cya 11, munyemerere tuhasomeho, ndumva aho hantu ari heza. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 17, umurongo waho kugeza ku murongo wa 19. Mu Baheburayo haravuze ngo umurongo wa 17, kwizera niko kwatumye Abrahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yaragiye gutamba umwana we w'ikinege. 18, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. 19, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Urumva kwizera, Abrahamu yagize kwizera bituma yihanganira isezerano Imana yamusezeranije. Wibuke yuko Imana yari yaramusezeranije yuko azabyara umwana, kandi mu rubyaro rwe niho amahanga azamwitirirwa. Imana ishimwe cyane. Abrahamu ategereza yihanganye isezerano ry'Imana, arizera, yizeye, yaje gusohorezwa iri sezerano. Mwene data, ndagira ngo mubwire ngo intwaro yo kwihangana ni intwaro ikomeye. Imana yo mu ijuru iguha intwaro yo kwihangana. Ibyo uri mucamo, sinzi amasezerano ufite, sinzi iby'Imana yakubwiye, sinzi amasezerano ugendanye igihe kinini, ariko ndabizi neza hari isezerano wasezeranijwe. Mwibutse yuko Imana igisezeranya umuntu isezerano, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ugomba kugira intwaro yo kwihangana kugira ngo uzasohorezwe iryo sezerano. Imana yo mu ijuru igumugisha. Abrahamu yarihanganye, arizera, kandi yari afite umutima ukunda Imana, akunda Imana. Reka nkubwize ukuri, niba ukunda Imana, gira kwizera, gira kwihangana. Mwene data, kunda Imana kandi wizera Imana, iby'Imana yakubwiye izabisohoza. Imana yacu ishimwe cyane. Oh, haleluya. Imana yo mu ijuru ihimbazwe, kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Angeze ku mpamvu ya kane. Impamvu ya kane ituma dushobora kwihangana ni isezerano. Ni isezerano. Imana ishimwe cyane. Isezerano ni isezerano rikomeye cyane. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 15 umurongo wa mbere, niyo usimbutse ugasoma umurongo wa 5, hazakubwira uburyo Abrahamu yasezeranijwe isezerano. Ariko iri sezerano nta kindi ryari rishingiyeho, ryari ryubakiye mu kwihangana, kuko iri sezerano ryaje gusohoza. Imana yamusezeranije umugisha ukomeye cyane. Imana imusezeranya ibintu bitandukanye. Imana iramubwira ngo nzakugira sekuruza w'amahanga abizera. Ibyo Imana yarabikoze. Turashimira Imana yuko Imana isezeranije irasohoza. Oh, haleluya. Mwibutse gatoya, hari amasezerano ugendanye igihe kinini, sinzi niba ari umwaka umaze, Imana yaragusezeranije ibintu bitandukanye. Reba amasezerano ufite,
reba amasezerano ugendana. Ariko ndagira ngo guhumurize mubwire ngo mwene data, ihangane, ayo masezerano Imana izayasohoza mu izina rya Yesu Kristo. Wewe umurikiranye uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, waba uri muri Afurika, waba uri hanze ya Afurika, mu migabane itandukanye y'isi, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri France, ushobora kuba uri muri Espagne, ushobora kuba uri mu Bushinwa, ushobora kuba uri muri Canada, hirya no hino bene data, ndagira ngo mbabwire, njya mbibona mudukurikirana ndetse mutubwira ngo uradufasha cyane pastor. Ndagira ngo mbabwire, iyi ni intwaro ikomeye yo kwihangana mugomba gutunga, Imana ikazabagirira neza. Ikindi gikomeye cyane, mwibutse yuko niba uri umukristo uzajya mu ijuru, uzajya mu ijuru ari uko wihanganye. Urasabwa kwihangana mwene data. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Iyi si dutuyeho ni isi y'umuruho, ni isi y'ibibazo, ni isi umuntu ahuramo n'intambara zitandukanye. Ibyo waba ukora byose, ubuzima unyuzemo bwose, ndagira ngo nkubwise kuri mwene data, gira intwaro yo kwihangana, Imana izakugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Navugaga ku ntwaro yo kwihangana tugomba gutunga muri iki gihe. Bene data, mbibutse 2000, guhera 2000, murabizi ibibazo twahuye nabyo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Kugeza n'uyu munsi wa none tukiri muri ibyo bibazo bya COVID-19, coronavirus. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, nta kindi bisaba ni ukwihangana. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mwibutse gatoya, usubize amaso inyuma. Oh, haleluya. Turi muri guma mu rugo, bene data, twibazaga uko bizagenda. Ariko ku muntu wasengaga Imana, umuntu wari wizeye Imana, Imana yamuhaye kwihangana, ndetse no kugeza n'uyu munsi wa none akomeje kwihangana yuko n'iyi coronavirus izarangira tugasubira mu buzima busanzwe. Nta gikuba cyacitse. Ibi byahozeho, ibi by'ibyorezo, ibi bya coronavirus ndetse n'ibindi, hari za kolera, hari za Ebola, hari za indwara ni nyinshi, ibyorezo byagiye bitera isi ni byinshi. Ariko ibyo byose kuba binyuzemo bari bafite intwaro yo kwihangana. Nawe mwene data, ndagira ngo mubwire ngo wiva mu gakiza, wireke Imana, senga Imana, izere Kristo Yesu, komeza gusenga Imana, kandi ukomeze guterana, kandi ukomeze kwizera yuko ibyo Imana yakubwiye bizasohora. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibaha intwaro yo kwihangana. Ngiye kubasengera Imana, nanjye ndetse ndasaba Imana kugira ngo Imana impe kwihangana. Mu kazi urimo uhura n'ibibazo byinshi. Ushobora kuba ukorana n'abakoresha bawe, abakoresha bawe bakakunaniza. Mu kazi bibaho, ariko urasabwa kwihangana. Mu kazi urimo, niba uri muri biro, urasabwa kwihangana. Mu kazi urimo kose urasabwa kwihangana. Niba ucuruza, niba utwara imodoka, biragusaba kwihangana. Mu mihanda habamo amakosa atandukanye, urasabwa kwihangana. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Reka dusengane Imana, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ariko nagira ngo ukimara kumva rino jambo, ndabizi neza hari icyifuzo ukuyemo. Intwaro yo kwihangana urayikeneye, kandi nanjye ndayikeneye. Ca bugufi wongere usenga Imana iguhe kwihangana, iguhe gutegereza Imana
wihanganye. Iki si cyo gihe cyo kujya mu byaha, si cyo gihe cyo gushayisha ibyaha cyangwa se ngo ukore ibyo wishakiye wumve yuko Imana yakuretse. Ahubwo ihangane mwene data, Imana izakugirira neza. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Reka dusengane Imana, ngo usengere Imana iguhe kwihangana, ndetse dukomeze gutegereza Imana twizeye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, Imana rubasha, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, Mana yo kwizerwa, Uwiteka, we watanze umwana wawe w'ikinege ariwe Kristo Yesu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye Yesu ko waje ukaducungura. Turagushimiye ko waje ukaduhuza na Data. Mana ishimwe cyane. Turagushimiye kubw'urukundo dukunda. Turagushimiye Mwami Yesu kuko ari wewe cyitegererezo cy'abihangana bose. Mana ishimwe, turagusabye kugira ngo uduhe kwihangana muri ibi bihe bigoye. Turagusaba ngo uduhe kwihangana. Mana, sengeye abakurikiranye Mwami Imana ibuye ryera, ubaha umugisha, kandi ndabasengeye abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari hirya no hino ku migabane igize isi. Mana, ndabasengeye buri muntu wese uzumva ijambo ryawe. Mana, ndamusabira ngo Uwiteka umuhe imbaraga zo kwihangana, umuhe kunesha mu izina rya Yesu. Turagushimiye yuko ugira neza. Turagushimiye ko wahaye intwaro yo kwihangana muri iki gihe, bagategereza kandi bafite kwizera mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana. Turagushimiye ko watangiranye natwe ukabusozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.